Mukanya twahariye ubuzima ngiye gusubiza umuntu wambaje ku gitabo cya Michael Trimble. Ni igitabo yise Why Humans Like to Cry. Ubwo yashaka kumenya akamaro ko kurira. Akamaro ko kurira mu buzima buzira umuze burya ni akamaro gakomeye cyane. Hari n'ibintu twigeze gukomoza bijyanye n'amarira, ariko hano turibanda ku byo uyu mwanditsi Michael Trimble yanditse muri kino gitabo Why Humans Like to Cry. Kuki abantu ubundi barira? Uyu mwanditsi avuga uburyo abantu ari byo binyabuzima biteye imbere cyane mu bijyanye no kugaragaza amarangamutima. Niyo mpamvu ari byo binyabuzima byonyine birira amarira y'amarangamutima. Ni kimwe n'uko ari byo binyabuzima byonyine biseka bigaragaza amarangamutima. Ngira ngo uramutse uhuye n'imbwa iri kurira, iri kuboroga, wakumirwa. Cyangwa ugahura n'inka iri kurira cyane, iri kurira itabaza, wavuga uti noneho ndatewe birarangiye. Ni kimwe no guseka, uhuye n'inka iri guseka, wavuga uti iyi ni shitani mpuye nayo. Abantu nibyo binyabuzima birira amarira y'amarangamutima. Ni nabyo biseka rero. Tekereza ko umuntu ashobora kureba filime ibabaje azi neza ko ari umukino ari kureba, atari ibintu bya nyabyo biri kuba, ariko bikamuriza. Umuntu ashobora kumva umuziki, ashobora kureba teatire abantu bari kuyikina, ashobora gusoma igitabo runaka bikamuriza rwose. Hari naho birenga umuntu ibyishimo bikamusya akarira, umuntu akaba ari guseka akageraho amarira akaza. Uyu mwanditsi rero avuga uburyo uko mwene muntu yagiye atera imbere mu bijyanye n'iby'ubwonko, n'iby'ubwenge, n'iby'imitekerereze, n'ibice bye by'amarangamutima ntabwo byasigaye, nabyo byateye imbere. Nabyo bituma umuntu agira impuhwe kurusha ibindi binyabuzima iyo yabishatse. Ariko n'igihe umuntu agera hagati impuhwe akajya munsi y'ibikurura ndahubwo. Mvuga umuntu afite ubwo bushobozi, afite ubushobozi bwo kugira impuhwe kurenza ibindi binyabuzima byose. Afite n'ubushobozi bwo guta impuhwe kurenza ibindi binyabuzima byose. Umuntu ashobora gukunda akagaragaza amarangamutima ibindi binyabuzima bitagira. Mu byo rero agaragaza, ndavuga uyu mwanditsi avuga ko amarira ari ikimenyetso kigaragaza iterambere rya mwene muntu mu bijyanye n'amarangamutima. Hari rero akamaro yagiye agaragaza amarira yatumarira: kurira, kwirekura ukarira. By'umwihariko ikintu cya mbere wenda avugamo ni ukugabanya stress. Burya kurira bigabanya stress, kugabanya ububabare. Kurira bigabanya ububabare. Kurira biri mu mujyi wo guhana amakuru. Umwana iyo ashaka kuguha amakuru kubera ko abadashaka kuvuga ararira, ukamenya ko ari ikintu akeneye. Niba ashonje ararira. No kubona umuntu arira byonyine uhita umenya ikintu akubwiye cyangwa akeneye. Amarira atuma umubiri ucururuka, ako ni akandi kamaro. Mu gihe ibindi binyabuzima birakura amarira bigamije kubobeza amaso gusa, ku muntu we biratandukanye, birenga urwo rwego kubera ko ateye imbere cyane mu marangamutima. Uyu mwanditsi anavuga ko kurira birekura bimwe mu binyabutabire bituma stress nyine mu mubiri zigabanuka, umuntu akumva aguwe neza. Niyo mpamvu abantu biyumva neza iyo bamaze kurira. Uyu Michael Trimble ni umwarimu akaba n'umwanditsi w'ibitabo w'umunyamerika. Ni umuhanga mu by'imitekerereze n'imikorere y'umubiri muri rusange, cyane cyane mu gice cy'ubwonko. Yanditse rero kino gitabo cyakunzwe cyane yise impamvu abantu ari byo binyabuzima birira. Asobanura uburyo iterambere ry'ubwonko bwa mwene muntu ryabigizemo uruhare, ni n'uburyo ubwonko bukoresha kugira ngo bubashe kuzirikana ibihe bidasanzwe. Burya ikintu cyakurijije ntabwo ushobora gupfa kukibagirwa. Ikintu cyaguteye imibabaro ikomeye cyane ku buryo urira, kukibagirwa biba bigoye. Uzarebe n'umuntu watumye usuka amarira, biragoye ko wamwibagirwa. Mu bushakashatsi bwe rero yagaragaje ko abagore 85% n'abagabo 73% bose biyumvise batuje iyo bamaze kurira. Ubwo nabo yakoresheje ubushakashatsi. Kurira rero n'ubushobozi butangaje twahawe na kamere y'ubuzima, cyangwa se twahawe n'Imana. Niyo mpamvu ari byiza kutabukumira. Twakunda umuntu nyine azinzika amarira, twanabonye ko bigira ingaruka. Uzanarebe burya turira tukivuka. Ikintu cya mbere mwene muntu akora iyo akivuka ni uguhumeka yinjiza umwuka mu mazuru. Icya kabiri ni ukurira. Icya gatatu ni ukonka.
mwene muntu iyo akivuka ibihaha bye ntabwo biba byagahumetse umwuka wo hanze mu buryo bukwiriye, niba ariko navuga. Iyo rero ahumetse bwa mbere umwana burya arababara, ibihaha biba biraguka akababara, biramurya. Iyo bimuriye rero ararira. Ni n'ikimenyetso cy'umwana avutse ari muzima, nta bibazo afite mu bijyanye n'inzira z'ubuhumekero. Ikimenyetso cya mbere rero cy'uko umwana avutse ari muzima ni uguhumeka. Icya kabiri ni ukurira. Icya gatatu ni ukonka. Gusa hano muri kino gitabo bagaragaza ko iyi impinja zikivuka iyo zirize ntabwo amarira azi. Impamvu ni ukubera iki? Ntabwo umwana burya ukivuka arira ngo amarira azi. Amaso y'impinja aba agifite ububobere buhagije bwo kuyarinda. Imvubura z'amarira ziba zitaratangira gukora neza. Ariko iyo hashize igihe amarira atangira kuza, ya miyoboro yayo ibimaze gufunguka byuzuye rero. Iyi nyandiko igaragaza ko habaho amoko y'amarira agera nko kuri 3. Hari amarira yo kwitabara. Ibifite ubuzima byose bigira aya marira. Amatungo yo mu gasozi, amatungo yo mu rugo agira aya marira. Bajya banavuga ko n'ibiti biyagira, ya marira y'ibiti. Ni amarira yo kwitabara. Cya gihe utokowe, cya gihe wayuye, cya gihe usetse, aya marira araza. Ubwo ni ubwoko bwa mbere bw'amarira. Noneho ku binyabuzima wenda bifite amaso haza n'amarira yoza amaso. Aya yo ahora abunga mu maso burya kuri buri wese. N'ubu ngubu arimo arabunga mu maso yawe. Atabunzemo ntabwo ijisho warihindukiza ngo bipfe gukunda. Ahora avuburwa rero kugira ngo ijisho rihore ribobereye. Niyo afasha cyane ijisho kugira ngo ribashe kureba neza. Aya marira afasha amaso kureba neza no kuyegayega nyine mu maso, mu bikonosho by'amaso. Aya marira ni nayo adufasha gukura miliyoni z'imyanda na za microbes zishobora kugira ahantu zihurira n'amaso. Hari ubushakashatsi bwerekana ko 95% bya microbes zitera uburwayi bw'amaso zicwa no kurira. Zicwa n'aya marira rero. Ayo marira ariko no ku bindi binyabuzima inka zirayagira. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona inka isutse amarira. Ntabwo ari amarira y'amarangamutima, ni amarira yo kwitabara, ni amarira yo koza amaso. Amarira y'amarangamutima cyangwa y'ibyiyumviro agirwa n'abantu gusa. Icyo ni icyiciro cya 3 cy'ubwoko bw'amarira. Noneho n'ubushakashatsi bw'uyu mugabo bugaragaza ko mu bintu bigize aya marira y'amarangamutima haba harimo intungamubiri ziba ziyarimo nyinshi cyane. Proteine ziyabamo hari abahanga bavuga ko zikubye iza yandi marira ho 25%. Ikindi gitangaje nuko abantu bonyine n'ibyo binyabuzima bigira ubwo bwoko bw'amarira y'amarangamutima. Niyo mpamvu nk'iyo ubabaye, iyo hari ikintu gikomeye kikubayeho, ayo marira niyaza. Aya ni nayo bajya bavuga ko ariyo matembabuzi ahenze cyane ku isi. 1% byayo ni amazi, ariko 99% byayo ni amarangamutima. Bana amarira y'imbamutima. Aya rero ubushakashatsi bw'uyu mugabo bugaragaza ko abagomba gusohoka. Abagomba gusohoka mu gihe nyine hari ikintu kiyarashe. Niba trigger yayo ifungutse, aya marira bagomba gusohoka byanze bikunze. Hari ijambo twigeze kwiga rivuga ngo riruka ubishaka, ariko witwararike ku buryo icyatumye urira kitazongera kukuriza ukundi. Iyo utarize rero ngo iyo mpamvu yatumye urira uyishyireho akadomo, kubera ko kurira gusohora aya marira bituma impamvu yatumye urira uyishyiraho akadomo. Iyo rero utarize nyine kwa kundi amarira y'umugabo atemba agwa mu nda ukihangana ukimunyamunya, hari igihe iyo mpamvu yatumye urira yongera ikakuriza ukundi. Iyo mpamvu yabaye ntabwo warize. Icyakubabaje ntabwo ugishyizeho akadomo, ahubwo ugishyizeho akitso. Ni nko kukibwira uti ntabwo birangiriye aha, nzakugarukaho. Kirongera kikakuriza nanone kubera ko waragicikirije. Niyo mpamvu umuntu ahura n'ibibazo, agahura n'ibibazo runaka. Niyo mpamvu bajya bakubwira ngo nuhura n'ikibazo uranzwe, urapfushije, uhombye ikintu cyari gisobanuye cyo byose mu buzima bwawe. Ubuze umuntu wari usobanuye byose mu buzima bwawe. Ubuze urugingo rw'umubiri rwawe rusobanuye byose mu buzima bwawe. Abahanga barakubwira bati genda ukora ikiriyo. Genda ukora ikiriyo urire rwose umare nk'umunsi wose uri kurizwa n'iyo mpamvu.
uyishyireho akadomo ku buryo itazongera kukuriza ukundi. Hari inkuru bigeze kugaragaza irimo isomo rikomeye igaragaza uburyo iyo umuntu aguteye urwenya rimwe uraseka, ariko iyo aje akagusubiramo urwo rwenya ntabwo useka nk'uko wasetse bwa mbere. Iyo aje akagusubiramo rwa rwenya ku nshuro ya gatatu nta nubwo noneho useka. Iyo arusubiyemo ku nshuro ya kane mushobora no kubipfura uvuga se ibyo bintu ko uhora ubinsubiriramo, ntabwo nyine biba bikigusetse. Ariko biratangaje uburyo ku bijyanye no kurira atari ko bimera. Kurira iyo umuntu akubabaje rimwe bya bindi byimbitse urarira, ariko niyo ubyibutse bwa kabiri urongera ukarira, wabyibuka bwa gatatu ukarira kurushaho, babigusubiramo bwa kane ukarira cyane ahubwo kurushaho. Kubera iki? Niba udashobora gusetswa n'impamvu imwe n'inkuru imwe isubiyemo inshuro eshanu, kubera iki kurira bihora bikuriza inshuro nyinshi cyane iyo bisubiyemo inshuro nyinshi? Impamvu ni uko uba utakoze ikiriyo gihagije ngo urire ubishyireho akadomo uvuga uti ibi bintu birarangiye. Rira uko ubishaka cyane rwose, ariko iyo mpamvu yatumye urira ntizongere kukuriza ukundi. Niyo filozofi ibyihishe inyuma, nibwo bucurabwenge bubyihishe inyuma. Uyu mwanditsi rero avuga ko iyo ubabaye nturire, buno bwoko bw'amarira y'amarangamutima, ahubwo ukabufunga. Uko byagenda kose birangira buturikiye ahatari ngombwa. Ni cya gihe umuntu apfusha nk'umubyeyi cyangwa agapfusha umuntu we wa hafi, ntarire, ntakore ikiriyo, akihangana, akimunyamunya, akigira ndigabo, ariko nyuma hazashira nk'igihe yareba nka televiziyo akabona umuntu yica imbwa cyangwa akabona imbwa ipfuye agahita arira. Muri make ntabwo ari iyo mbwa imurijije, ahubwo ya marira yapfukiranye kera niyo agarutse. Uva hari igikomere afite, hari amarira yibitse muri we, aragaruka rero uko byagenda kose. Nuva aturikiye ahantu hatari ngombwa. Niyo mpamvu rero uyu mwanditsi witwa Michael Trimble avuga ko atari byiza gufunga aya marira. Imwe mu mimaro uyu mugabo avuga ijyanye no kurira harimo ko aya marira nyine y'amarangamutima afasha mu kurwanya imisemburo igenga umunaniro, bigatuma umuntu aruhuka mu bwonko, cyane ko ubushakashatsi bwagaragaje ko kurira bifasha ubwonko kurekura umusemburo ufasha umubiri kuruhuka. Aya marira y'amarangamutima afasha umusemburo witwa oxytocin gusohorwa. Uyu musemburo ushinzwe gutuma umuntu agubwa neza mu mubiri, mu mitekerereze, ni umusemburo w'urukundo. Bishobora rero kugabanya umubabaro iyi misemburo ivubuwe. Hari n'ubushakashatsi bwagaragaje ko kurira bifasha cyane abana gusinzira neza. Buryo uzareba iyo umwana amaze kurira hari igihe ahita asinzira kandi agasinzira neza. No ku bakuru rero ngo niko bimera, nubwo biri ku kigero gito, ariko iyo umuntu arize bishobora kumurinda indwara yo kubura ibitotsi. Hari n'igihe kwitsindagiramo amarira cyane ukajya uhora wigize ndigabo, nturira njyewe sindira, tembagwa mu nda, bishobora gukurura indwara yo kubura ibitotsi, ukajya kuryama ibitotsi bikabura neza. Impamvu ibyo bitotsi bibura ni uko hari amarira yaboreye muri wowe. Hari ubushakashatsi bwagaragaje ko kurira bifasha cyane gusinzira rwose, birwanya indwara yo kubura ibitotsi. Ikindi kintu uyu mushakashatsi agaragaza ni uko birwanya indwara y'umutima, birwanya indwara yo kwigunga, noneho by'akarusho wari uzi ko birwanya umubyibuho ukabije. Biratangaje ariko Trimble abivugamo rwose. Iyo urize binagabanya kwibagirwa, bigabanya kwibagirwa. Ni ukuvuga ku bantu bafite ibibazo byo kwibagirwa, iyo ikintu kikubayeho ukagaragaza ayo marangamutima byongera ubushobozi bwawe bwo kwibuka. Iki nanone kurira bituma urenga ibihe bibi ugasatira ibyiza, niba ariko navuga. Muri make ikintu asorezaho avuga nuko aya marira kuyarekura, aya marira y'amarangamutima ubwabyo ni umuti. Nubwo twabonye ko aya marira nko ku bagore n'abana nibo bayarekura cyane ugereranyije n'abagabo. Twagiye tubibona abagabo bo bitewe n'umuco, bitewe n'imibereho y'abagabo, ubona aya marira ntabwo rwose aba bareba cyane, ariko twanabonye ko bikurura ibyago bikomeye ku mugabo. Niba hari abantu aya marira ubundi baba bayakeneye cyane, ahubwo burya ni abagabo, kuko niba wahura n'ibintu byinshi bishobora kukubariza. Uretse ubu bwoko butatu bw'amarira muri iyi nyandiko,
hari ubundi bwoko wenda umuntu yagabanya mu bindi byiciri. Hari nk'amarira batewe n'umubabaro, amarira atewe n'ibyishimo, amarira y'abana bato yayindi yo kwibutsa ababyeyi, amarira atewe n'ubwoba, hakaba n'amarira y'ingona yayandi umuntu ashobora kuzana byo kwigirisha, nabyo bibaho. Kurira rero ku ruhande rumwe ni byiza, ikibi ni uguhora urira. Guhora urira byo ni uburwayi buturuka ku ihungabana cyangwa se igikomere umuntu yagize ntigikire, icyo gihe uba ukeneye gukira ibikomere rero. Mu bijyanye no kurira, abagore nibo birekura cyane mu kurira kurusha abagabo. Twanabonye ko ari nabyo bituma abagore bagira impuhwe cyane kurusha abagabo. Burya abagore bagira impuhwe cyane kurusha abagabo. Hari n'ubushakashatsi twigeze kubona bugaragaza ko impamvu ibikorwa byinshi by'urugomo usanga abagabo babyijandikamo cyane kurusha abagore, nuko abagabo bakunze kwimunyamunya cyane kurusha abagore mu bijyanye n'amarangamutima. Uko umugabo yimunyamunya, burya kwimunyamunya ntugaragaza amarangamutima bikuremamo ubugome cyane. Ni ukuvuga kwimunyamunya mu bijyanye n'amarangamutima, cyane cyane nk'ibi bijyanye n'amarira, bifumbirira wowe mubi, bifumbirira ubunyamaswa bukurimo, ubugome bukurimo burakura cyane iyo ukunda kwimunyamunya ntugaragaza amarangamutima. Kubera ko kugaragaza amarangamutima ni umwimerere w'ubuzima, niba ariko navuga. Burya buri mwana wese avuka ari sensitive. Nimvuga sensitive, avuka ari umwimerere, avuka nyine akorwaho, ibintu byose bimukoraho. Ukakura rero wa mwimerere wo gukorwaho n'ibintu runaka bijyanye n'amarangamutima, ugenda uburizwamo n'ibyo ahura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Byagera mu bijyanye n'amarangamutima rero, abagabo akaba aribo bayatsikamira cyane mu mwimerere wayo kurusha abagore. Kandi twabonye ko igikorwa cyose cya kamere iyo ugerageje kugitsikamira nta hantu kijya, ahubwo giturikira ahandi. Igikorwa cyose cya kamere iyo ugerageje kugitsikamira, iyo ugerageje kukirengagiza, ntabwo kikuvamo burya, giturikira ahandi mu bindi bikorwa. Twagiye tubibona. Buri muntu wese rero avuka ari umwimerere. Byagera ku kugaragaza amarangamutima, abana bose burya baba bari ku rwego rumwe mu bijyanye no kugaragaza amarangamutima, yaba abahungu n'abakobwa. Umwana wese iyo ababaye ahita arira, niyo yishimye ahita aseka, yaba ku bahungu no ku bakobwa. Rwose uzareba umwana iyo ababaye, isura irahinduka umutuku, akajugunya ibintu hirya no hino, agasimbagurika amaguru akayakubita iriya, yanakwishima agaseka agakwenkwenuka. Ubuzima bw'umwana buba bukiri umwimerere mu buryo bwose bushoboka. Ariko uko abana bagenda bakura, bagenda batandukana mu bijyanye n'amarangamutima. Usanga ibi byo kugaragaza amarangamutima bisigarana abana b'igitsina gore cyane kurusha abagabo. Hari imyaka umuntu ageramo umwana yarira, yaba ari umuhungu, bakamubwira bati reka 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 nta mugabo urira. Umuntu w'umusore ntubona ko umaze gukura, nta mwana w'umuhungu urira, jya ubirekera abagore. Ugomba kwiga kugenzura amarira yawe. Ariko ku mukobwa we bakamureka akajya arira uko abishaka, nta kibazo, bikaba ibintu bisanzwe. Aha rero niho bitangirira, umwana w'umuhungu agatakaza wa mwimerere we mu by'amarangamutima, umukobwa akawuguma. Niyo bakuze bigakomereza. Umugore iyo arize nta kibazo kiba kibirimo, arahozwa, ubuzima bugakomeza. Umugabo yarira bikaba igikuba cyacitse, agafatwa nk'aho atari umugabo uhamye. Amarira y'umugabo nyine atemba agwayo. Niyo mpamvu nk'iyo bigeze mu biyobyabwenge, buno bushakashatsi bugaragaza ko niyo mpamvu nk'iyo bigeze mu biyobyabwenge usanga abagabo aribo babinywa cyane kurusha abagore. Inzoga abagabo nibo bazinywa cyane kurusha abagore. N'urugomo rero, urugomo abagabo nibo barwijandikamo cyane kurusha abagore. Umva ya marangamutima yabo batojwe gutsikamira kuva bakiri bato, aturikira muri ibyo bikorwa by'urugomo. Umva iyo upfukiranye amarangamutima, ahinduka uburozi muri wo. Amarangamutima yose upfukiranye, menya ko nakubamo menshi azahinduka uburozi. Ubwo burozi rero buzagukoresha ibikorwa by'ubusazi. Ubusazi rwose, ibyo bikorwa by'ubusazi ukora biba bimeze nk'uburyo bwo kurekura bwa burozi bukurimo. Niyo mpamvu ubona umuntu ukabona akoze ibintu bitabaho, bya bintu by'indengakamere, bwa bugome bw'indengakamere. Akenshi uzareba abantu benshi bakora ibikorwa by'indengakamere nko kwica, guhemuka. Hari umuntu ukora bya bikorwa ukavuga uti uyu muntu, ibi bintu ntabwo ari ibintu by'i Rwanda. Ukumva nk'ibintu yakoreye abantu, ukumva birarenze. Uzakurikira amateka ye
uzasanga ari umuntu watsikamiye amarangamutima cyane, uzasanga yarahuye n'ibintu bikomeye mu buzima bwe akiri mutoya, akagenda abitsikamira bikagenda bifumbirira bwa bugome bumurimo, bukageraho bugakura bugahinduka nk'ubunyamaswa. Ubusanzwe iyo ubabaye mu buryo bwa kamere hari ibinyabutabire by'uburozi bivurwa mu mubiri wawe. Imbaraga z'ibyo binyabutabire rero zisohorerwa mu marira. Izo mbaraga z'ibyo binyabutabire zisohorerwa mu bindi bikorwa ukora iyo ubabaye. Uvuga nk'iyo ubabaye ugahuga, ugakora ibintu nyine bituma ya marangamutima agabanuka, ibyo binyabutabire bigenda bisohoka. Niyo mpamvu iyo abantu barwaye nk'agahinda gakabije cyangwa se indwara zishamikiye ku marangamutima, niyo agiye kwivuza ku muganga w'iby'imitekerereze aramubwira ati shaka ibintu bituma amarangamutima asohoka. Bimwe muri ibyo bintu rero harimo nko gukora siporo, harimo kwitekerezaho, harimo gusenga, harimo kuririmba, harimo ibintu byinshi ushobora gukora, harimo kuruhuka bihagije bigamije gusohora ya marangamutima, bya binyabutabire. Iyo rero ubitsikamiye, ugatsikamira ayo marangamutima, ugatsikamira ubwo burozi, buba bwinshi muri wowe bukazagera ubwo buhinduka igisoryo, ku buryo kuburekura bisaba igikorwa gikomeye. Icyo gikorwa rero kiba ari igikorwa kibi cyane. Iyo atari urugomo, iyo atari ugusara, iyo atari ukwiyahura, ushobora no kwica abantu. Ndakubwiza ukuri, gutsikamira amarangamutima bikuremamo ubunyamaswa kugeza ubwo ushobora no guhitana umuntu. Niyo mpamvu aya marangamutima yapfukiranywe ari yahindukira kubwo kwitsindagira mu bantu, agaturikira mu bintu nyine bidasanzwe. Ukabona umuntu ariyahuye, yishe umuntu nawe ariyahuye, ni amarangamutima yatsikamiye, cyangwa arasaze. Nuvuga iyo bitamushajije ashobora no kwiyahura. Niyo mpamvu twigeze no kubona yuko ngo 3/4 by'abasara aba ari abagabo, kubera ko abagabo bafite ingeso yo gutsikamira amarangamutima cyane. 2/3 by'abiyahura ni abagabo. Kubera iki? Abagabo bakura batozwa gushinyiriza, kwihagararaho. Bituma rero ubwonko bw'umugabo bukomeza kwitsindagiramo ibikomere byose aterwa n'ibibi bimubaho. Rimwe na rimwe byamurenga rero akabitura inzoga, akabitura ibiyobyabwenge. Uko abikora buri munsi biba bimeze nko kwisinziriza, byo ntaho bijya. Nta hantu bijya. Biba bimeze nk'ikinya ari kwitera, ariko ikinya ntago gikuraho bwa burozi bukurimo. Ntabwo ikinya gikuraho bwa burozi bukurimo. Ugahuga, ukajya muri business cyane, ukabyirengagiza, ugahugira mu kazi, niko bikomeza kukwitsindagiramo. Ukajya mu mipira, ukajya urara ureba imipira kugira ngo urebe yuko wahunga ibyo bintu uri kwitsindagiramo. Gahoro gahoro bigera bigenduka nk'igisasu, bihinduka nk'igisasu cyazaturika. Rero niyo hano umuntu akora ikintu isi yose ikumirwa. Mu gihe ku mugore ntabwo ariko bimeze. Umugore yahuye n'ibintu bimubabaza arabyerekana, ararira, kandi uko arira niko aruhuka, uko arira niko ahumurizwa. Twanabonye ko umubare munini w'abantu bajya mu bigo by'abajyanama mu by'imitekerereze ni abagore. Ni bande bajya kugisha inama abapfumu? Ni abagore. Ni bande bajya kugisha inama abapasiteri, abashehe, abapadiri? Ni abagore. Abagore nibo usanga bari mu nsengero cyane, abagore nibo usanga bari mu kiliziya cyane kurusha abagabo. Noneho ikindi kintu gitangaje nigeze kubabwira gisa naho kinashekeje, abagore nibo bahoza mu kanwa kabo amagambo afitanye isano no kwiyahura, ariko bakaba ari bo bantu biyahura gake. Nuko kubivuga ubwabyo hari ikintu bigabanura mu bijyanye n'amarangamutima. Kubivuga, umugabo we ashiduka yabikoze. Ni gake cyane umugabo ashobora kuvuga ko aziyahura, reka mushiduka yabikoze. Amarangamutima akomeza kuyapfukiranya akagera ubwo azahinduka nk'igisasu. Buba ari ubumara bukagenda bwiyegeranya. Yazakora ikintu isi yose ikavuga iti yampaye inka, bakumirwa bakifata ku munwa. Ubwo bumara iyo buturitse nyine, izo mbaraga, ubwo burozi yitsindagiyemo iyo buturitse, arwara indwara yo mu mutwe. Iyo atarwaye indwara yo mu mutwe ariyahura. Iyo atiyahuye akora igikorwa ndengakamere. Biba bimeze nko kwitura ya mitwaro yose amaze imyaka myinshi yikoreye, yitsikamiyemo. Ugasanga niba habaye nk'ikintu cy'urugomo, umugabo yakijanditsemo cyane kurusha umugore. Niyo mpamvu bajya bavuga ko mu bikorwa byose by'urugomo bibaho mu isi, usanga abagabo bari bo babyijandikamo cyane kurusha abagore.
kuko abagabo nibo birengagiza igikorwa cya kamere cyane kurusha abagore. Igikorwa cya kamere cyose rero iyo ukirengagije akenshi bikugiraho ingaruka. Michel Trimbo rero nasoreza kuki nasoreza kuba muri kino gitabo avuga ko kurira ni igikorwa cya kamere. Igihe cyose wumvise ubabaye burya bibaye byiza, nubwo utaririra muri rubanda jya ufata akanya wiherera ubikore. Ushaka ahantu ujya usakuze cyane uvuze induru, nurangiza kuyivuza amarangamutima ufite asohoke, uvuga uti iyi paje irarangiye nkomeje iyindi paje y'ubuzima. Uzi ko kera abagabo bakoraga ibikorwa byo kwivuga biriya byo gukomera, kujya ku musozi bakavuza induru, biriya nabyo byagabanyaga amarangamutima y'abagabo. Byari mu buryo bwo kurekura amarangamutima y'abagabo cyane rwose. Akaba ari kimwe mu byo buno bushakashatsi bugaragaza. Kandi kantu twigeze no gukomozaho muri ibi bintu bijyanye no kurekura amarangamutima, nubwo abagore bo babikunda, uzarebe umugore yashaka kurekura amarangamutima ayarekurira umuntu runaka, arababara agahita yirukira ku mugore mugenzi we akajya kumuganiriza. Nabyo ni byiza, ariko abahanga mu by'imitekerereze cyane cyane nk'uyu Michael Trimbo avuga ko birema iminyururu itari ngombwa y'amarangamutima muri astromata. Amarangamutima mabi iyo uyasangije undi muntu biraruhura, koko ni na byiza, ni nabyo badushishikariza cyane, ariko bituma ayo marangamutima agira imbaraga cyane kurusha kuba wayasangiza ikintu cyo kitagira amarangamutima nk'ayawe. Niyo mpamvu abahanga mu by'imitekerereze bakugira inama yuko nugira amarangamutima mabi, yature ikintu cyatsinze urupfu. Ni iki cyatsinze urupfu rero? Fata ikayi n'ikaramu wandike. Aho kugira ngo ugire amarangamutima mabi ugenda uyatura umuntu, kereka bibaye ngombwa yuko nyine uwo muntu ari ngombwa kubimubwira, ariko ubundi uburyo bwiza bwo kurekura amarangamutima agenda wandike. Fata ikayi n'ikaramu ugende wandike ibyo bintu byose byakubaye, n'ubundi uri buruhuke nk'uko wabibwira umuntu, kandi ntibireme imbaraga z'ayo marangamutima mu bundi buryo. Umva nta nkurikizi zindi biri bugire. Naho iyo umuntu umusangije amarangamutima, urumva iyo wamusangije ibintu byawe by'ibanga, uhora uvuga uti uyu muntu ese ibi bintu namusangije, hari igihe unicuza impamvu wabimusangije iyo ntabimusangiza, ugasanga ahubwo biremye indi minyururu itari ngombwa. Niyo mpamvu uyu muhanga akubwira ati shaka ikayi n'ikaramu wandike, kubera ko ikayi n'ikaramu byatsinze urupfu, byatsinze amarangamutima. Cyangwa ujye mu gitanda uyatura umusego wo kwisegura, urire uboroge ufashe umusego mu ntoki. Biratangaje, ariko abahanga mu by'amarangamutima, abahanga mu by'imitekerereze bavuga ko bigira umusaruro cyane kurusha no kubisangiza umuntu. Biraruhura, bituma ubishyiraho akadomo. Genda ukore meditation, ufate amasaha 2 witekerezaho wenyine, wita kuri ya marangamutima yawe, yasohora urire birangire. Biraruhura cyane. Nigeze kubaha urugero, hari umugabo wo mu Buyapani, ni umunyenganda ukomeye cyane, yari yarafashe ikibumbano kimeze nka kiriya abateramakofe bitorezaho bakubita ingumi, arangije agishyira mu gikari cy'uruganda rwe, abwira abakozi be bose ko umuntu uzagira uburakari, akagira umujinya n'andi marangamutima mabi nk'agahinda, ntabwo yemerewe kuza ngo yaganirize abakozi bagenzi be, kwa kundi mu kazi abantu baba baganira ku byo mu rugo. No. Uzi ikintu cyabaga? Uyu munyenganda wo mu Buyapani yarababwiraga ati nuva mu rugo wumva utameze neza, ngwino hano, dore gangizi zirahari, ni gaza zindi z'abateramakofe, genda ukubita ingumi kino kibumbano umusubirizo, urira uboroge. Yahashyize n'ibintu birangurura amajwi ku buryo ujya ukagikubita, koko ukagikubita, ukagikorera ibyo ushaka byose. Wava mu rugo washwanye n'umufasha wawe, mbere yo kwinjira mu kazi ukabanza gukubita icyo kibumbano. Ibi ngo byafashije abakozi be cyane, ku buryo nyuma y'igihe habaye igisa n'ubushakashatsi, baza gusanga niba hari uruganda rufite abakozi bafite ubuzima bwo mu mutwe buhagaze neza, ni urwo ruganda rwakoresheje iyo tekinike rwo mu Buyapani. Aho kugira ngo abakozi bafite ibibazo by'amarangamutima byo ku ruhande bahore bata umwanya mu kazi baganira ku bibazo byo mu ngo zabo cyangwa ibindi bibazo by'amarangamutima, uwabaga babaye yarasohokaga akajya gukubita ingumi cya kibumbano. Ibi neza bimeze nk'uko n'ubundi wagira amarangamutima runaka ukayatura ikayi n'ikaramu, niba ubabaye ukayatura umusego. Bavuga ko ngo bigira umusaruro
kuruta kugenda ukabiganiriza umuntu. Ni kimwe nuko wababara ukabitura Imana, ukagenda ugasenga ukaganyira Imana. Umva, kuganyira Imana bifite imbaraga nyinshi kurusha kuganyira umuntu. Kandi koko biranumvikana kubera ko uburyo wahumurizwa wabiganyiye Imana nta n'inkurikizi bigira kurusha ko wabiganyira umuntu, kubera ko umwana w'umuntu ni umuntu uhindagurika. Ushobora kumuganyira amarangamutima yawe, ukamuganyira ibibazo byawe, ahubwo akaba ari byo ahera hakurimbura. Burya abantu barimbura ikintu basobanukiwe neza. Ikintu batasobanukiwe neza nta kindi bagikora uretse kukivugaho gusa. Rero ugize ibibazo ukabiganyira umuntu, haba ari amahirwe yuko ashobora kubiheraho ahubwo akakurindimura, akagukorera ibibi bishoboka. Umwana w'umuntu ni umuntu uhindagurika cyane. Inyandiko rero z'ubwiru zigaragaza ko kuba wagira amarangamutima ntuyasohore ari ibintu bigira ingaruka zikomeye cyane. Nugira amarangamutima ujye witwara nk'umwana muto. Umwana muto nta kintu agumana mu mutwe, niyo mpamvu aba ari umwimerere. Amarangamutima ye ayagaragaza uko aje. Nta muntu utemerewe kugaragaza amarangamutima, ahubwo kuyatsikamira. Nibyo bitera indwara zitandukanye zirimo n'indwara zo mu mutwe. Iyo rero bigeze mu bikorwa by'urugomo nk'ubwicanyi n'ibindi, usanga abagabo barabyijanditsemo cyane kurusha abagore. Abagore baracyafitemo akantu k'umwimerere kurusha abagabo, kubera ako kantu k'amarangamutima bo barayagaragaza kurusha abagabo bayitsindagiramo. Yaturika rero agaturikira mu bikorwa by'ubugome bukomeye cyane. Cyane kwigira ndigabo ni ikintu kibi. Ni igitabo cya Michael Trimble kigerageza kubisobanura mu buryo burambuye, ariko ikintu kirimo cyane ni ukugaragaza akamaro ko kurira. Ntekereza ko ari nacyo washatse kumbaza. Why humans like to cry? Kuki abantu bakunda kurira? Abantu nibyo binyabuzima birira amarira y'amarangamutima. Ibindi binyabuzima byose birira amarira yo kwitabara, ariko abantu barira amarira y'amarangamutima. Nubwo utarira kubera ko wamugana amarira y'umugabo, rimwe na rimwe hari igihe atemba agwa mu nda, ujye ukora ibintu bituma urekura amarangamutima. Ntabwo kurekura amarangamutima gusa ari ukurira, hari ibindi bintu bishobora gutuma urekura amarangamutima, nko kwitekerezaho, gutembera. Hari ibintu bituma urekura amarangamutima, gukora siporo. Burya bigenda birekura amarangamutima mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gusenga, hari ukuntu nyine bigenda bigabanuka. Kuganira n'abantu wiyumvamo gahoro. Ntugakore ikosa ryo kwitsindagiramo amarangamutima ngo ikintu kibi nikikubaho uhita ugitura icupa, uhita ugitura ibiyobyabwenge. Hoya, hari igihe kizaguturikana.